ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe. Muri Bibiliya hariho abasore benshi kandi hariho ibintu byinshi bivuga ku basore, ariko icyo nkunda Bibiliya ni kugivuga ikintu cyose ku mwanya wacu. Ari abasore irabavuga, ari abagabo irabavuga, ari abagore irabavuga, yewe n'abana batoya nabo irabavuga. Niyo mpamvu rero nahisemo ko tuganira uyu munsi kuba icyitegererezo. Haleluya. Kuba icyitegererezo. Ese niba uri icyitegererezo ufite buhamya ki? Ufite buhamya ki muri quartier? Ufite buhamya ki mu itorero? Ufite buhamya ki yewe no mu mirimo yawe ukora? Ufite buhamya ki niba uri icyitegererezo? Haleluya. Nagira ngo mabwire Paulo yandikira Timoteyo. Timoteyo yari afite ababyeyi bakijijwe. Mama we yari umuyudakazi ukijijwe, na nyirakuru yari akijijwe, ariko se yari umugiriki. Noneho rero mama we amutoza iby'ijambo ry'Imana. Nigeze kumva mwenda atabivuga ngo yari afite ababyeyi bakijijwe. Amutoza iby'ijambo ry'Imana muri gahunda y'Abayuda. Umwana we yavuga abantu biga igitabo cyakuva. Njyewe imyaka yanje myinshi nabayeho umwarimu mu bya Bibiliya. Imyaka yanje myinshi cyane guhera 2014 kugeza 2021 nari umwarimu mu bya Bibiliya. Narivuze nti iyo abantu biga igitabo cyakuva bavuga mu buzima bw'abana b'Abisiraheli. Umwana uhereye ku mezi, umwana avutse kugeza ku mezi, uhereye ku mezi 6 kugeza ku mwaka, umwana ahabwa nde? Ahabwa mama wiwe. Hari ibyo amwigisha. Noneho rero abatamvi bakaza kugenzura bagareba ko ibyo yamwigishije yabimenye. Basanga yarabimenye bagahemba mama wiwe, kandi basanga atarabimenye bakamutera amabuye. Kuva ku myaka 6 kugeza ku 12 umwana yahabwaga se, akamwigisha ibitabo 5 bya Mose. Kuva ku myaka 12 kuzamuka n'ubuzima bwe bwose umwana yahabwaga leta, akabasha gukorera leta, agatabaruka. Ni nayo mpamvu rero, haleluya, Paulo ageze i Taruso, ariho ageze Listra. Muri Listra ni muri Aziya. Noneho intangamenye ko turi ahanga turi mu Burayi, turi muri Europe. Rimwe na rimwe twavuga ko turi muri Afrika ngo mu Buraya. Ni ukuvuga ngo Paulo ageze Listra cyangwa se Ilustira mu Kinyarwanda. Listra ni muri Aziya ntoya, niho yasanze Timoteyo. Noneho rero Paulo abwirije amagambo yose yabwirije, aragenda ahura nayo ababyeyi ba Timoteyo bari baramubwiye. Ni nayo mpamvu yahisemo kujyana nande na Paulo, kubera ko yumvishije ubutumwa Paulo yamubwiye naho butaniye nubwo babyeyi biwe bamwigishije. Haleluya. Amen. Cyo gihari mu rugendo rwa kabiri rwa Paulo rwivuga butumwa. Ajyana nawe kenshi, akorana nawe imirimo myinshi. Noneho rero bigeze kuri uyu munota wanyu yandika urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo. Yarwandikiye i Makedoniya. Arwandikira Timoteyo ashaka kumubwira ibintu 3. Tuzamuri ibiganza beza Imana icyubahiro. Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo yashatse kumubwira ibintu 3. Ikintu cya mbere yarashatse kumubwira ngo abashe kwirinda abigisha b'ibinyoma, walimu wa uongo. Ninde ugiye Kiswahili hanga? Saba. Ajiyazari walimu wa uongo, abashe kwirinda abarimu b'ibinyoma. Icya kabiri yarashatse kumubwira
yari ashatse kumukomeza mu gihe cy'akarengane cyari mucegereza. Haleluya. Yari azi neza kuko akarengane k'itorero gahari, abantu bazarenganwa, abantu bazishwa, abantu bazangwa. Noneho rero ashaka kumukomeza. Icya gatatu yarashatse kumubwira gira gutya. Haleluya. Icya gatatu yarashatse kumubwira, yarashatse kumukomeza mu murimo wiwe wivuga butumwa. Yesu ashimwe cyane. Ngizi impamvu eshatu zatumye Pawulo yandikira nde Timoteyo. Noneho rero ageze aha aramubwira ngo ntihakagire umuntu n'umwe uzahinyura ubusore bwawe, ahubwo ku kintu cyose ube icyitegererezo cy'abizera. Haleluya. Ngibyo rero ibyo abasore bakwiriye guharanira. Ugomba guharanira kuba icyitegererezo cy'abizera. Ibyo uvuga yagiye adetaye akantu n'akandi ibyo uvuga. Aho ni waba byenda ibyo uvuga bijya bimerera abandi bantu nabi. Aho byenda abandi bantu ntibarambirwa n'amagambo yawe wiri kuvuga. Ariko yaravuze ngo ibyo uvuga bigomba kuba icyitegererezo ku bandi bantu. Haleluya. Hari abantu ajya kuvuga bakavuga ngo uranzi ngo ngiye umukobwa w'abasinga. Yajya kuvuga ngo rwose ngo ari buze kumbona. Ibiki se? Arakubona se asanga babaye muremure uri mugufi. Arasanga tuza nta muntu n'umwe Imana itageneye igihe cye. Niba kuri none ibi byabaye menya ko ari ibi, kandi icy'ingenzi wige no kubyihanganira. Ariko ntuvuge ngo bimwe by'Abanyarwanda ngo akajya kwa Haleluya. Amagambo yawe uvuga agomba kuba mu icyitegererezo. Amena. Niyo ngiki kintu kigoye abantu kugira ngo bashe kwitonda abicyitegererezo mu bandi bantu biragoye. Amagambo yawe yayandi uvuga abe mu cyitegererezo. Yagiye avuga akantu n'akandi kukwizera kwawe n'urukundo. Burya ibintu byose bidafite mu rukundo haba hari ikintu kinini kibuze. Ntiwagira kwizera udafite urukundo. Ahubwo icy'ingenzi ni shaka urukundo ruzakomanura rukugeze mu kwizera. Haleluya. Icyo gihe Pawulo yahuye Timoteyo yari akiri umusore mutoya, kandi Timoteyo rero kubera kuko atari umuyuda wuzuye ngo yagendana na complexe d'infériorité. Nukuvuga ngo yageraga mu bayuda yababwiriza hamwe ati se ibi wabibwiwe nande kubera kuri mwishwa wacu. Akumva wapi ntibihagije. Yajya muri bene Timoteyo ibi wabikwiye ibiko bizwi n'abayuda. Noneho rero nibyo bavuga mu Giswahili ngo alikuwa mwepesi kwa kutishiwa. Buri muntu wese ngo ashobora kuza kamukanga kubera kuko yagendana na complexe d'infériorité, kutiyemera kuzuye. Haleluya. Ngibyo ibintu rero byagiye bityo gihe kuri Timoteyo. Ariko nanone akaba umuntu ushikamye mu gakiza kubera ko ukuntu Pawulo yamukundaga ngo yamwitaga nk'umwana wanjye nyakuri. Umwana wanjye nibyariye nyakuri. Yabyashiki ubutumwa bwiza. Iyo abantu basoma urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, buriya rwandiko yarwanditse ari mu ibohero gihe Pawulo yari aboshwe ari i Roma, kandi icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane. Leta y'Abaroma yari yamaze kuvuga ngo nta buryo Pawulo agomba kurekurwa. Icyo gihe yari afunzwe nabi cyane. Pawulo yagiye afungwaho kenshi, tuvuge nk'inshuro ebyiri bityo. Noneho ubwa mbere yarafunzwe ararekurwa, ubwa kabiri leta y'Abaroma yari yamaramaje mu kumwica. Noneho yandikira Timoteyo amusaba ngo byibuze ndebe ko nakongera kumubona irindi rimwe. Ariko ntibyakunze kubera kuko leta y'Abaroma yari yamaramaje kumwica
Timoteyo yaraje ngo agere i Roma, ntibabonana, asanga Pawulo bamaze kumwica. Pawulo bamwishe bamuciye izosi kandi bamucishije ishoka iyo bakoresheje kumwica. Ni kunyigisho za Bibiliya zitubwira. Hanyuma rero hari icyo ushaka kubabwira. Ese muri iki gihe turimo nk'urubyiruko, nk'umusore, mwagiye muvuga amagambo meza cyane, mutoranya amagambo avuga hejuru y'abasore. Wewe niki wumva wabera abandi bantu icyitegererezo? Somera Umubwiriza 12. Umubwiriza ibice 12 umurongo wa mbere. Ugenda usoma, ndibuze nagenda nasobanura ikintu n'ikindi, nagenda mbabwira ibintu mwebwe mukwiriye gukora cyangwa se abantu bose bakwiye gukora mu gihe bakiri batoya. Ubwiza ibice 12 umurongo wa mbere. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, imyaka itaragera. Buhagaze. Jya wibuka, komeza uhagarare. Jya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'iki? Mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Jya wibuka umuremyi wawe. Komeza nshuti yawe. Ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarishishwa, n'ibicu bitaragaruka, imvura isi. Subiramo neza, soma neza. Izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarishishwa, n'ibicu bitaragaruka isi. N'igihe abarinzi b'inzu bazarinda. Rekeraho. Jya wibuka umuremyi wawe igihe abarinzi b'inzu n'ibiki ni amaboko. Igihe ugifite amaboko mazima. Bari mwabona umuntu w'umusaza agiye gufata akantu, ukabona arimo agira gute? Aratetira. Jya wibuka umuremyi wawe igihe abarinzi b'inzu bataragira bate? Igihe abarinzi b'inzu bazarinda. N'igihe abarinzi b'inzu bazarinda umushyitsi. Batarahinda umushyitsi. Icyo gihe rero ukwiriye kugira gute? Kwibuka umuremyi wawe. Komeza. Kandi intwari zikunama. Intwari ni iki? Ni umugongo. Igihe ugifite umugongo muzima, jya wibuka umuremyi wawe. Komeza. N'abasyi bakarorera uko babaye. Abasyi n'amenyo. Jya wibuka umuremyi wawe igihe ugifite amenyo mazima. Mwese hano ntawe urakukiryinyura. Bamacyara abasore kuko wamugana. Ariko wasanga nabo da. Nyamana bamwe batabara yakutse. Jya wibuka umuremyi wawe ugifite iki? N'amenyo mazima. Komeza. N'abana bicara mu madirishya bakaguma. Dore buriya mugabo arimo arangurura amadirisha. Jya wibuka umuremyi wawe ugifite amaso mazima. Dore barimo arangurura amadirisha. Mwabonye amadirisha? Dore. Iyo rinete yakubise. Dore n'uwo mukobwa arimo arangurura amadirisha. Jya wibuka umuremyi wawe akagozi k'ifeza ni iki? Ni umwuka utarahera. Zamura ibiganza neza Imana icyubahiro. Haleluya. Ugifite umwuka. Ndagira ngo mbabwire abantu benshi bazi kwiyemera no kwikakaza. Asage ni Kinyarwanda cyumvikana. Kwiyemera, kwikakaza, kwihimbaza, kwishira hejuru, byose ni nk'ibyo. Ngo njyewe reka kubwire umwuka ukoresha ni uwa nyirawo, ni uw'Imana. Imana yo mu ijuru ifite kuvuga ngo ikubaze kubera akakaza kwawe ati ko mbona ukomeye, ngaho none umpereza fagitire y'umwuka wanjye ukoresha ku isegonda imwe. Isegonda si ntora nangwa se si nto ku munota. Isegonda imwe umwuka uhumeka nka fagitire wawukura he? Noneho nivuze ngo umunota nangwa se iminota 2 nangwa segonda imwe mpereza fagitire y'umwuka ukoresha. Ariko ugasanga umuntu ngo ni umusore
yuzuye inzira, no mu rugo ntibavuga, byarakomeye. Umwana aragira ngo mvuge karubona kiwe akakubita iteka aho nga. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kwibuka umuremyi wawe. Haleluya. Ikindi kigeretseho cyo cy'ingenzi, urubyiruko basore, umusore uhereye ku myaka 16 kuzamura abageze igihe yiyumva, n'umubyeyi aravuga ntamwumvira, mama we yavuga we reka nikindi, papa we narindiriye kamabwire. Mwe mwageze inaha mu Burayi, uko mitekereza njewe mufite amahirwe nk'abiri. Inaha nanjye mfitemo abana baje batoye batarakuza imyaka 18, abana bariga ku ishuri free. Twemezera icya kabiri, ikintu cyinshi cyose ushaka, uburenganzira bwinshi urabufite. Ariko rero nubwo bimeze bike, hari aho namwe musa nkaho mugiye kurengera, ugasanga umwana ntiyumvira ababyeyi ngo yageze mu Burayi. Ngwina hangaha ntabakubita umwana, siko babigira, ntibakubita umwana. Ariko rimwe na rimwe Bibiliya yemera n'umunyafu. Bibiliya yemera kabisa, gasome neza mu gitabo cy'imigani, Bibiliya yemera umunyafu. Ariko se nk'umugabo uri nk'uyu, umugabo uri nk'uyu bamukubita koko? Nawe warengeye anakubise kofi ntabakujije ubusa. Umugabo kandi wamukubita. Icyo wakora niki? Wamubwiza ukuri, ukamwerekera, kuko n'imbere Imana izakubaza ukuntu wareze urugo rwawe, uko wategetse abana bawe. Nimba warabigishije bakakumvira n'amahoro, nimba warabigishije ntibakumvire, Imana ifite kuzababaza. Ariko rero mwarangiza kubera ko mwageze mu Burayi, rwose icyo twumva turagikora, icyo nibishoboka. Bibiliya yavuze ngo akagozi k'ifeza cyagihe ugifite umwuka ugomba kugira gute? Kwibuka umuremyi wawe. Haleluya. Niki muri byo byose abantu bakwibukira? Wa mugani wa muririmbyi ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Niki abantu bashaka kwigiraho? Ni ikihe cyitegerezo waheza abantu? Ni kubyo uvuga, ni ku ngeso zawe, ni ku rukundo, ni ku kwizera. Bibiliya yavuze ngo kugeza ubwo aho nzazira. Byatumye nibuka ijambo Yakobo avukana nande? Na Esawu. Yakobo arimo kuraga abana bisoma igitabo cy'Itangiriro 49. Yabwiye abana be ati nimunyegere bana banjye muze mbabwire ibigiye kuzabaho. Bose baramwegera. Ahera ku mwana we w'imfura, umwana w'imfura yitwaga Reubeni cyangwa se Rubeni. Aramubwira ngo Rubeni, uri umwana wanjye w'imfura, uwo ushobora kubyara kwanjye kwahereyeho, ariko ntabwo uzabona umurage w'iki w'ubukuru kubera ko wuriye uburiri bwanjye. Rubeni yasamanije mukase, mbese yasamanije nyina wawe. Se aramuvuma. Bya bindi wahoze tubwira nshuti yanjye, se ni umuvumo bibi cyane. Se aramuvuma, aravuga ngo ntabwo uzabona iki umurage w'ubukuru. Biba nyine arabatuzanyanyagira muri Seheru, uzaba nk'amazi ari mu gishanga. Akurikizaho abavandimwe, aravuga ngo Simeyoni na Lewi. Abo nibo bakurikiraho, Simeyoni, Lewi ni wa gatatu. Noneho bari abavandimwe bagiraga n'agakungu. Aravuga ngo muri abavandimwe, umutima wanjye ntuzajye mu nama za rwihererana, kubera ko uko ngo bigeze kugira uburakari baragenda batemagura ibitsi by'inka, bicisha inkota umudugudu wose, babahora iki? Babahora mushiki wabo. Araba kubera iki mwabikoze? Njyewe ni papa wanyu, byagamba navuga ajya kwemera. Mutaje ngo umva basore, mutaje ngo mumbwire ni papa wanyu dufate umwanzuro niba Shekemu yaratwaye mushiki wanyu Dina mukahereza Imana icyubahiro. Haleluya. Kuki mutaduteranije twese ikibazo cyari cyabaye ngo tujye inama? Ndacyahari ndiso, hariho bakuru banyu, muragenda muriyemera mukoze inama ya rwiherera. Mutima wanjye ntuzajye mu nama za rwiherera. Amena. Agera ku mwana wa kane nashatse kuvugaho iri jambo kugeza aho nzazira. Umwana wa kane yitwaga nde? Yuda. Aravuga ngo Yuda, urazamutse mwana wanje, umeze nk'intare ibunze. Aravuga ngo umeze nk'intare y'ingore, ninde wayivumbura? Aravuga ngo n'ibwami tizava kuri Yuda, ngo n'ibutware tizava hagati y'ibirenge nyirayo ataraza. Hereza Imana icyubahiro.
haleluya. Nyirayo ninde? Yesu Kristo niwe nyirayo. Kugeza ubwo nzazi, niyo mpamvu nababwiye ngo ese ufite cyitegererezo ki? Haleluya. Ikibazo gihari, abantu ntabwo bumva ibintu, ntibabikurura neza ngo babyumve. Akavuga ati byibuze reka ngerageze ndwane ni iki cyo namaze kugishobora nabishyize ku ruhande, reka ndwane n'ibi ngibi. Gusa ni ugusirikiraho mu gitondo agasirikira aha ibi. Dukeneye icyitegererezo cy'urubyiruko rwacu, dukeneye icyitegererezo mu rugo iwanyu. Ababyeyi bajya bati dufite umwana muzima, ewe nubwo iki cyabaye ibyo bibe byose tuvuge ngo ni impanuka, ariko umuntu yakora ikosa rimwe agakora abiri, abantu bakabara muri quartier ati ibi rwose niba kanaka yari abiri nimushakira ahandi. Ugomba kuba icyitegererezo. Haleluya. Mubwiriza yavuze ngo ujya wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Minsi y'ubusore bwawe irakenewe. Umusore ni umuntu buriya, umusore ahantu hose arakenewe. Ewe habe na leta ikeneye basore, sibyo ra? Bavuze ngo abantu bajya mu gisirikare hagenda abasaza nk'uko wacu twaba tukirikareka. Iyo uri kujya kureba nka reka bishobotse. Ariko basore guhera ku myaka 15 tudata kuzamura simbizi nk'ibyo ngibyo, abasore barakenewe rwose. Nibavuga ngo hari akazi k'imbaraga, abasore barirukanka bageyo. Nibavuga ngo uriruka, ariko niba bikore neza, ariko ugire gute wibuke umuremyi wawe. Haleluya. Ariko igitangaje abantu barasinziriye, abantu barahuze. Ni niyo mpamvu kubera kwiyemera ko abantu ababene yako icyatumye batabona umurage Simeyoni na Lewi ni ukwiyemera kwabo. Papa wabo yari agihari, mukuru wabo Rubeni yari ahari, barumuna babo ba Yuda, ba Shere, bande bari buze bakavuga ati papa ikibazo cyabaye. Shekemu mwene Hamori afashe mushiki wacu kandi ni ikizira, yari umunyamahanga, bari basuhukiye aho bari basuhukiye, ni umunyamahanga, nibikwiriye kugira ngo akoze isoni mushiki wacu. None rero urabitekereza iki? Abasore bagiye bariyemera gusa. Isera barero bamu ikimwako mutima wanje tuzaje mu nama za rwihererano. Haleluya. Kubera kwemera ko abantu baraguye kubera kwemera kwabo. Abantu nibumvira ababyeyi, urubyiruko nibumvira ababyeyi. Hari ibintu bimwe mugomba gutandukanya. None se niba udakoreye Imana ukiri umusore, uzayikorera uri umusaza? Uzakorera Imana cyagihe abantu basigaye bagenda bagusukuma mu kagari? Bukitegererezo cy'abizera muri quartier. Ese barakwizeye ibyo uvuga? Kukwizera kwawe abantu barakwizeye? Ikibazo gihari, hari ibyo byene wewe utekereza ko bati ibi rwose nta kibazo, n'abandi barabikoze, nanjye ngomba kugera kujya mu ijuru. Ntabwo nkubwire, ntabwo uzajyana mu ijuru nuko byenda ufite umuryango ukize, ntibishoboka. Nangwa se ufite umuryango ukomeye, nangwa se ufite amafaranga, ntibishoboka. Yesu yaravuze ngo aho kugira ngo umutunzi agere mu ijuru, ahubwo ni nkuko bazana iki? Iryo jambo ntabwo murizi? Ingamiya ukayinyuza mu izuru ry'urushinge. Ni rahisi ingamiya kupenya katika tundu la shindano. Kugira ngo umutunzi agere, biroroshye cyane, biroroshye gufata. Ngibyo ibintu abantu bagomba gushakisha. Abasore barasinziriye, abantu benshi barasinziriye, abantu benshi. Ndagira nkubwire ngo ugomba guharanira kuba icyitegererezo cy'abizera. Uba icyitegererezo cy'abizera. Pawulo abwira Timoteyo ngo uharanire, kandi yaramubwira ngo nukora ibi ngibi uzaba wikize nge n'abumva inyigisho zawe bose. Abumva inyigisho zawe zose hirya no hino uzaba ugize gute? Uzaba wikije nabo. Ariko abantu barasinziriye, abantu bari mu byabo, abasore bageze mu Burayi, ni ugukora icyo bashatse. Yewe niki
ndagira nkubwire ngo byanga byakunda ijuru rirahari kandi ijuru rizagegwamo n'abariharaniye n'abarikoreye. Haleluya. Niba warakoreye ijuru neza uzarigeraho. Uko biri kose ijuru rirahari, imiryango irakinguye. Hariho umuririmbyi yavuze ngo yabambwe ateza amaboko. Yesu nubateza amaboko kugira ngo adukize kurimbuka. Ariko igitangaje nuko abantu batabireba, nuko abantu batabyumva, nuko abantu babona nkaho bidakwiriye. Kubera iki? Urubyiruko rwacu iki nicyo gihe mwari mufite kugira ngo mubashe gushaka Imana cyane. Igihe mushaka Imana cyane, mugiye mureba inaha twaje hari imico itandukanye nkuko ndango mujya mubibona. Hari imico itandukanye, ariko byari bikwiriye ngo uhagarare mu mwanya wawe, ibyo ari byo byose ujya wumva ijambo ry'Imana. Hari aho wabonye iby'Imana yakoze, hari ibyo wumvishije, hari ibitangaza by'Imana wumvishije. Hari ikintu kitakifashe cyane, nuko twageze inaha abantu benshi, reka mvuga ngo twese twaje tuzi ki Imana. Njyewe nigeze njya gusenga ahantu hamwe iriya nyine iwacu, ndasenga ndareba mbona harimo abantu bakeya mu rusengero runini. Noneho dusohotse baza umuntu, ese kuki abantu badasenga? Arambwira ati hano hasenga abantu bashaje bakuze cyane, nabo ngo bagiye nko kwipfira. Turabaza umusore akavuga ngo gusenga ngo twajya gusenga ngo abakene ngo bafite ibyo bari gusaba. Ariko nanga wumve nk'ibyo ngibyo. Urebye urubyiruko rwinshi ntabwo tubacira urubanza, ariko bamwe ntibasenga. Siko bimeze na urubyiruko rwinshi hanze, bamwe ntibasenga, ntabwo tubacira urubanza, ariko niko bimeze. Ariko mwebwe mwagize amahirwe yo kumenya iki? Ijambo ry'Imana, yo kumenya Imana. Mukwiye gushaka Imana. Mu gitondo usenge, nimugoroba usenge, ku manywa musenge, uko mubonye umwanya wose muharanira iki? Gushaka Imana. Kunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Muhanuzi Yesaya igeze bivuga ngo abasore b'imigende icyo gihe bazirukanka bagira gute? Bazirukanka baruhe, barimo bashaka ijambo ry'Imana. Abasore b'imigende, abasore bato nk'abo bazirukanka. Nukuvuga ngo icyo gihe cya nyuma, igihe cy'imperuka, ijambo ry'Imana rizacicika. Ariko abasore b'imigende bazakubita hirya no hino, barimo bashaka iki? Ijambo ry'Imana. Ariko nta gihe bazagira bate? Bazabakibona. Icyo gihe tuba turi mu gihe cya nyuma. Nibidushoboka rero tuzabivugaho byenda, tuvuga ukuntu abantu basinziriye, tuvuga ukuntu imperuka izaba iri hari, tuvuga ibimenyetso by'imperuka. Niyo mpamvu rero tubashishikariza kugira ngo mube icyitegererezo ku byo muvuga, ku mirimo yawe, ku ngeso zawe, ku rukundo. Urukundo rurakenewe. Abantu, umuntu ajya abana n'undi dore kumuteranya ahangaha ntabwo mbizi, ariko nkavuga ngo kana kasimukunda. Kubera iki se? Icyo cyararanye n'ibya kera. Mu runaka yavuze mu magambo ye, ngo ntabwo ajya mfasha. Icyo si ni biki? Ngo ngewe rwose ngo inzoka yanjye nawe ngo ntabwo bijya bihura. Bite kandi bicitegerezo. Uharaniye kubicitegereza. Ngo wabonye ngo mwana w'akanaka, none ngo ibyo yari yambaye ibyo se uri gushizwe bakagira Imana. Wewe uharaniye kubicitegereza ku magambo yawe uvuga. Hari n'igihe amagambo yawe uvuga yabereye abandi umusozi. Imirimo yawe yabereye abandi umusozi. Ngo ndakanaka rwose, ngo ntabwo tuya duhuza, yewe ngo ndamuze kuva kera ngo twari duturanye. Hanyuma ugomba kubicitegererezo. Aho utuye ukabicitegererezo, muri famiye ukabicitegererezo, umubyeyi akiyumva. Buriya niba hari ikintu cyiza kibaho muri famiye no kugira abana. Buriya hari abantu bamwe batabyaye birahaba. Yubare ngine bagendana nk'agahinda kubera ko atabyaye. Ariko iyo umuntu agize amahirwe agashaka kubaka, akagira ubwo niba ari umukobwa kubaka, niba ari umuhungu kubaka, yarangiza akabyara abana babiri batatu, zimbizi uko wumva nawe. Gusa ikintu cyiza kibaho ni ukubona
abana bawe. Noneho rero akarusho iyo ari abana bakijijwe. Haleluya. Ariko abasore b'ubu ngubu reka abasore bageze mu Burayi mwakagira Imana. Turimo turababwira amagambo asa nk'ahari ayanyuma. Hari igihe uzavuga ngo iyo nzongera ngo numve ya magambo batubwirije wa munsi nangwa se ya magambo bavuze cya gihe nzayakura uzayashakisha uyabura. Turi mu minsi yanyu. Ibyo Bibiri ivuga byose byo kuza kwa Yesu biragaragara. Soma neza igitabo cya Matayo 24. Mwumve amagambo y'imperu, amagambo Yesu yabigishwa biwe basohotse bicaye baramubwira ati mwami urabona ukuntu Yerusalemu ari nziza. Yesu arababwira ati nimureba ukuntu uyu mujyi umeze neza nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Bitese tubwire bizaba ababwira amagambo yose intambara muzumva amakuru y'intambara ubwami buzatera ubundi bwami inzara izaba hirya no hino byose nimuri kubyumva hirya no hino intambara. Ubu ngubu usigaje kugura akantu ibintu byarahenze ngo ukubera iki unukubera intambara. Ni ibyo nyine ibyo ni ibigaragaza ko tugeze mu minsi yanyu. Ariko niba muri urubyiruko niba muri abasore nimuharanira kugira gute gushaka kubicitegererezo muri iyi minsi ya nyuma muri bihe bisa nk'ibigoye ubicitegerezo ibyo uvuga ibyo ukora ku ngeso zawe ku rukundo ndetse noneho wongeremo niki no kwizera. Imana iduheze umugisha, Imana itugirire neza. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Pastor Imana umugisha, reka twongere dushime Imana tuyikomera amashyi menshi cyane.